ugakuramo. Isinda yaje kujya Inda so yaje kuvuka. Yaravutse mfite abana yagiye atandukanye. Ubwo mba mvuga mwe muhereye ku mpande zigiye zitandukanye z'isi. Iyi ni Joyeuse TV. Joyeuse wa Juno TV jya umvugire ntuza neza TV neza Joyeuse wa Juno TV. Yongeyeho akantu ka Juno ntabwo wapi mwana. Mbese utari we meze neza. Ndebe wasaze noneho warakaye byagenze shamani ibyo byihorera. Ntabwo uri kubona ibintu biba biri kuba kuri imihanda y'ibikiza. Maze iminsi ndwaye. Akadege ntabwo navuga ngo kadege nyine maze iminsi nameze neza tu. utameze neza. None se waje gukira ko noneho uje imbere akamera? Ntabwo ndakira neza ariko ndacyarwaye runtu. Urwaye iki? Nyine nari ndwaye nyine numvaga mu mutwe ntameze neza. Urwaye bizo? Gomani. Nari ndwaye agasomyo kamwe. Kira bizo yariyo? Noneho yuvuze bizo mitanu. Bizo generally nakunze uburyo abana bayifirinze. None ukabije kunyina ku mubyimba. Dore se mwana ko umuntu yakwanze ukomeje kwihoma urihoma bihomoka. Abantu basubiye mu rukundo urumva bizagenda bite? Ako sereka nkubaze wa mugani abantu bakundanye ntabwo bajya bapfa kwangana. Yaciye aho igenda aryo bavuga gute nta rwango ruhaca. aho urukundo rwaciye bavuga inye haciye. Ndabizi se ntabyo nzi. Bavuga inyijo ndabizi se nsobanurira ama. Yavuze ngaho yaciye nta rwango ruhanyura. Ubwo ni ingoro. Ingoro. Warakaye mwana. Dinywe. Yikize. Neza. Urusengero mani. Ndose urusengero ruhurira he? Ingoro y'Imana. Urayise no Ingoro y'Imana saba mu rwango. Muri kizawe ubwabo ntihajyamo abantu bangana. Mureke ko. Warakaye. Ibyo bisigaye bikora. Ibiki? Shamani mbabarure ka kunsetsa. Njewe ndagusubije. Mu rusengero. Oh my god. Umuntu wari kumamagara. Oh my god. Yes, ariko mani mamuzi ngo nago nzasirimuka. Ariko so ubwo duherukana nago ari we wambwira ntago nzamenya icyongereza. None ubu tsigaye nyidudubiza. Urakimenye? Of course. Ukigiye. Kuri nyine none yurebye ibiganiro by'abantu nagomba bari kuvuga icyongereza nawe nyine ugakuramo. Isinda yaje kujya Inda so yaje kuvuka. Yaravutse mfite abana. Abyaye impanga se? Nabyaye impanga. Aje ratubeshye dokobetege pamba enda. Ako se so ugurajya ngo mbisubizeho iki so? Azubekera abahungu b'abana ngo baguteye amada. Ase ubundi iyo ndabonaga yanyura. Yanyura he? Uno sorizwaga ndi. Sorizwaga ndi. Naze wigeze ubona amarira ashoka ku matama yanjye? Wowe? Nzewe Joyeuse wa Juno. Wowe wa Juno. Wararize utabaza abantu. Ese wabonaga naci inyuma Juno? Warabikoze rero. Ntabyo nakoze. Abwo ni ndayikuyemo. Umuntu. Ndayikuyemo iya. Wakuyemo iki? Nda. Nta muntu wankuye. Reba indusigaye ufite ukuntu ingana. Mbere se nawe mfite ingani. Niyo wari ufite ya nakuyemo ariko so gazi njye nta asanga baguteye inda. Aravuga ati nundi nanjye reka nisubire kwa Waze ubundi nta myaka ijana. None se umugore utabyara niwe muba mushaka? Ubwo uzajya gushaka umugore utabyara se? None se ubyaye umwana atari wowe waguteye iyo nda urumva yabamushakiriye? Ako nibyo disi. Ubwo ntabwo washaka umugore wabyaye? Wabyaye? None se wigeze ubona ikipe ijya gukina n'indi imwe igatangira ifite igitego kimwe indi ifite ubusa? Ngo? Zora ikipe ijya gukina mu kibuga
igiye gukina n'iyindi imwe igatangira ifite igitego kimwe indi ifite ubusa. So mva nkubwire ushobora kubyihangana, ntabwo turi mu makipe, ushobora kwihangana kimwe nuko nawe ushobora kuba ufite umwana. Junior yari kwihanganira umwana wa rubanda nubwo wenda yakwihakanye kuva kera ariko ngo ngiki Wigeze ubona nyihakana? akwihakanye. Hari umunsi n'umwe wigeze ubona nyihakana Juno? akwihakanye. Ikirenze ibindi Yaravuze ngo ntuzongere ngo kuririmba ntago ari ibintu byawe ngo arakwihakanye. None kumbuza kuririmba hari aho bihuriye no kugira nyine no kumuvugaho cyangwa kumukunda. Usura mu mukundira icyo umuntu wakwikuye. Ariko rero buriya mujye mukunda babakunda. Jya ukunda umuntu ugukunda. So ubu wabona hano hanze hari umukobwa wagukunze ukamwanga ukamukatira. N'udakunda umuntu ugukunda uraye ntabwo uzabona nawe ugukunda. Ukunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. None se ko njye nta muntu ufite unkunda uragira ngo nkunde nde? Dr. Sigayemo n'abana mu nzu. Mani ibyo bintu byo kubana mu nzu tube tubyihoreye. Vumbuye sheri sha. Ngo? Vumbuye sheri. Ako ni sheri wanjye namukunda. Sigayemo bana mu nzu. Oya, mani. Bose umukundana na Juno. Oya, none se Juno nyuma yuko mbonye Juno yasubiranye na Riyeri Wezi navuze ni urukundo rwabo reka ne kurwangiza. Njye nanabasabye n'imbabazi rwose mbari inyuma nzabashyigikira ariko igihe nzabona Juno yababajwe nzagaruka. Ntabwo nifuza ko Juno ababara. Wahise mbese muri make mu gihe Juno yakwanze uhise umusimbuza Dr. M. Nagaruko yanyanze. Sibyo buriya nukanga umuntu kuko yakwanze kuko naga ari itegeko ngukunda na wagukunde sibyo. Rero nje nabonye nyine bikwiye nyine nakunze unkunda nyine. Mose ko nawe yakundanye na Dorimbogo ubushaho uje neza ahantu Dorimbogo yavuye. None se kuri kuvuga ngo yakundanye na Ntuze njaho yavuye bari barakoze ubukwe barakundanaga ari barabyaranye se oya ko byari bikomeye ariko nta bukwe twigeze tubona. Hari umurenge twabonye hari umudugudu twabonye ariko nari turawubona murawubona none ni murawubona ariko muzawubona urumva bizaboneka byose. Dr. M uramukunda? Nose ndamwanga yamutera imitoma kuri kamera. Imitomo urumva mvuge ngo iki? Imitomo njyewe icyo nabwira sheri wanjye Dr. M nuko mukunda cyane nta bindi narenzaho. Ndamukunda. I love you so much. Nzahora ngukunda Dr. M uw'agaciro muri byose buri kimwe cyose nyine ndamukunda pe nawe mbikubwire mbikumenyeshe n'abandi basore bose ndabibamenyesheje. Uramukunda? Urukundo ni rwogere. Ya urukundo ni rwogere nyine urukundo ni rwamamazwe nyine. Izarangira ubuzi ntaba n'ibyuma kubera Dr. M. Oya urava hamwe ujya ahandi urukundo rwawe nta kintu mbonamo. Yego kumpingira urukundo ntacyo mbonamo singuciye intege ariko ubwo mbaye mva hamwe nkajya ahandi na rukundo naba ngira. Sundi urarugira? Ndarugira nyine mani nsigaye ndufite. Wabeshye Juno? Ntabwo namubeshye nose urumva njyewe ndi kumukunda abantu bakavuga ndi gusenya ibyubatswe ndi kwangiza iby'abandi. Rero kambe mbahaye umwanya ko Juno riba muhemukira no mu ndirimbo yanyemerutse gusohora birimo. Wasohora indirimbo ivuga ngo iki? Ibaruwa y'urukundo jye kuri YouTube channel yanjye uyirebe kuri YouTube channel urumva naramubwiye ngo narekane n'abamubabaza urumva. Ibaruwa se wayiririmbiye Juno? Urumva rero niba mubabaza nzamugarukaho. Uhita usiga Dr. M? Biragoye. Bishemera kubwiraga. Bahanu cyane. Nakuvumbuye. Njyewe ndi ndaye. Rero nibyo navugaga nibyo ntabwo.
nzabitekereza uko bizagenda ntabwo nyine nifuza ko Juno bamubabaza pe arifuza ko bamubabaza umuntu ukunda nyine umwifuriza ibyiza aka kanya bashyize ku isoko cyangwa se bagashyira abantu babiri hariya ni ngombwa ko uhitamo umwe ubwo uwo muhisemo muragumana ibihe byawe byose bagutishamo hagati ya Dr M na Juno wahitamo undi icyo gisubizo nzagisubiza basi nyuma y'ukwezi oya gisubizo Juno ari single na Dr M ari single wahitamo undi sha rero ni nko kuvuga ngo uhitemo hagati ya mama na papa nyine wahitamo undi noze urumva wowe nahitamo undi ubuzamahitamo Joel Joyeuse reka nkubwire okay kubera ko Dr Juno yanyeretse urukundo aho na Dr M nawe yarankunze yanyeretse urukundo nanjye namukunze okay kubera ko ari we wambaye hafi igihe kinini nahitamo Dr M ngo niwe wanjye Joel kangushimire rero urakoze so gira ibihe byiza nawe ugira umunsi mwiza